Uyu munsi ndifuza kukubwira ibintu bigera muri bitandatu byatuma upasinga challenge. Ndavuga ama Profam challenge. Ntabwo by'ukuri ntabwo ari bitandatu byonyene, nuko byo mbashije kwibuka. Niba ushaka kuzajya ubona inama zatuma ubasha kupasinga challenge, waza muri group, uraza kubona link muri description, uze kuza muri group ya Telegram, uze gufata link winjiremo kugira ngo ubone izo nama. Si ngombwa ko ujya muri group, nuko wenda muri group byoroha ko wenda inama umuntu agize yatekereje uyu munsi akayisharinga, aho biba byoroshye kuba abantu basharinga ibitekerezo. Nubwo iyo group irabifunze kubera ko hari abantu bazana ibintu by'amasikamo, ugasanga iyo tuyifunguye habamo akavuyo gakomeye cyane. So ushatse wayijoininga, ushatse nta kibazo, uzajya utegerereza inama hano kuri YouTube. Nzajya nzajya nzitanga kubera ko hari ikintu Yesu ari kunkorera gituma ntekereza ko ari we ari kubikora, ariko giye gutanga ibintu byinshi mbitangiye ku buntu, nibyo nishuzaga byinshi ngiye kujya mbitanga ku buntu. Ubwo ndagira ngo uze utegereze mu kanya, ndaje nkubwire ibyo bintu bitandatu ukwiye kwitondera kugira ngo uzapasinge Profam challenge. Hanyuma hari n'abambaje ese abantu tutazakoresha link yawe, dusanzwe dufite andi ma Profam dukorana nayo, mufite ubwo burenganzira rwose. Gukoresha code yanjye nuko biragufasha, bituma ugabanyirizwa 5% aho ngaho. Donc amafaranga bari bwishyuye bakugabanyirizaho makeya 5%. Hanyuma donc niyo nyungu irimo, bishatse ugakoresha code yanjye barakugabaniriza, ariko ntibikubuza kuba wakoresha na Profam yawe n'ubundi usanzwe ukoresha. Donc abatari kuri Funded Next namwe mufite uburenganzira bwo kuba mwatujoininga. So kujoininga iyo Telegram group biza kugira akamaro. So reka ntujye kure rero, ndaje nkubwire duhere ku cyambere, ikintu ugiye kwitondera kugira ngo uzapasinge Profam challenge. Ubwo naho mu kanya ntujye kure. So ikintu cyambere kugira ngo kizagufasha gupasinga Profam challenge nuko wivanamo ko ugiye gupasinga. Donc wivanamo iyo pressure yuko ugiye gupasinga Profam challenge, wivanemo rwose, wivanemo we kumva ko ugomba guperforminga, ugomba kuyipasinga mu gihe gitoya, dore ko ari ibintu babyoroheje. Mbere ama company menshi yatangaga delay, yatangaga igihe ntarengwa ugomba kuba wamaze gupasinga. Ubu siko bikimeze ku makampani menshi n'amakampani akomeye, ariko bikimeze igihe cyo kuguha igihe utagomba kurenza cyo cyamaze kuvaho. Bivuze ngo nta pressure ihari, rero nawe ntuyishireho. Nubwo watangiye nubwo uzabuye gutangira kugerageza gupasinga Profam challenge, si ngombwa ko wishiraho iyo pressure yuko wumve ko uri gupasinga Profam challenge. Zabyivanemo wowe, uzakore iki kintu cya kabiri ngiye kukubwira, aba ari cyo uzifashisha. Icya kabiri kizagufasha nuko ugerageza gutradinga plan yawe, apana gutradinga iyo Profam. Wowe uzaba ufite plan, ugomba kuba ufite plan, trading plan niza gufasha gupasinga neza. Donc nujya gutradinga rero, tradinga biri muri plan yawe, apana kwishiraho pressure yuko ugomba naona hari imvura, akavura kari kugwa. Donc ntugomba kwishiraho pressure yuko ugomba gupasinga iyo challenge. Wewe ibyo bivanemo, ahubwo wowe trading plan yawe. Bivuze ngo ugomba kuba ufite trading plan kandi ikoze neza. Ndumva narakoze video ibivuga, uze kuyireba, ariko hari na video nakoze, muri business coaching. Hari nigeze kwigishaho mu buryo burambuye kuri trading plan, ariko ugomba kuba uyifite, ugomba kwiga buryo ugomba kugira trading plan yawe, noneho ukazayubahiriza. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu, menya neza ko ukwiye kuba making sure ko strategy yawe uyumva neza. Strategy ukoresha ucuruza, niba ari SMC ugomba kuba uyimasteringa uyizi neza, niba ari price action ugomba kuyimasteringa uyizi neza. Kandi ntibibuza gukomeza kwiga kugira ngo urusheho kuyimenya biruseho. Gusa niba udafite strategy ifatika, ntago nakugira inama yuko ujya gutradinga Profam challenge utaramenya gucuruza neza. Ushaka kwigana natwe muri House Church College, nyandikire kuri izo nimero
cyangwa ushake n'undi momenta wese wakwigisha, ariko ubanze mastering strategy, kuko nicyo nyine uzakoresha uri gutrading. So icyo ni cya gatatu. Kangire vuba imvura nubwo ndi muri Balza imvura itanyagira. Icya kane, sobanukirwa neza rules za Profam. Ugomba kuba uzi rules za Profam. Harabona abonye bazisobanukirwa nago sange rule yayumvise nabi. Nikeza ko nanone iyi ari imwe mu mpamvu yatuma uza muri Telegram group. Namahitamo yawe, ntutekereze ko ndi kuguhamagara kugira ngo uze, ariko kubw'inyungu zawe buriya hari ibibazo ushobora kugira ugasanga rule wayumvise nabi, wabaza hanyuma ugasobanurirwa. Donc ho na hantu umva uri muri community uri kumwe n'abandi, usanga byoroshye kuruta gutegereza wenda uko tugenda tubaganiriza kuri YouTube. Rero ni byiza gusobanukirwa rules kugira ngo uzubahirize. Hanyuma icya gatanu, risk management. Ugomba kwiyemeza, angiye kunyarigirwa. Ugomba kwiyemeza amafaranga ugomba guhomba, uteganya guhomba ku munsi. Ugomba kubyiyemeza hakiri kare, ukabuzi ngo niba ngiye gufata trade niyemeje kuba nahomba angana gutya. Ibyo byose nzagenda mbyimbikamo cyane muri groupe. Hanyuma icya gatandatu, discipline. Forex, gucuruza forex ntabwo ari sprint, ntabwo tuba twiruka. Donc usuma umuvuduko, ni buhoro buhoro. It's a marathon, ni buhoro buhoro, ni ibintu ugeraho buhoro buhoro. Ibyo nabyo bigusaba na experience kugira ngo ubashe gucuruza muri ubwo buryo, bisaba experience. So ariko uri kumwe n'abantu bakugira inama, bakugira uburyo bwo kubikora mu buryo donc ahantu umvanye n'imvugo ihoraho buhoro buhoro, nta kwiruka, nta kuvuduka, nta muvuduko hari, nta muri gusiganwa. Biba byiza ubikoze muri ubwo buryo. Hanyuma nsoza nkuko nari mbivuze, Telegram group urayibona aho ngaho. Ndaza gushyiramo na code yanjye ku bantu bashaka gukora muri Funded Next. Yego ndumva ari ibyo ngibyo. Ahasigaye nababwira nti mwitegure ku bantu nigishije business coaching. Ndabizi ko mwishuye, nyamamaza naravuze ko ku muntu utari muri House Church College agomba kwishyura 40. Hanyuma ku bantu bari muri House Church College bagomba kwishyura 10,000. Nkuko nabivuze nyakubahwa hejuru, hari ariko nsaba guhindura. Ntekereza ko ari uri kubinsaba, kuko nizera ko nta kintu kiza kiva ku muntu atari we ubikoze. So ngiye gutanga ayo masomo, nyatangire ubuntu. Abamaze kwishyura mwihangane, ngiye kuyatangira ubuntu. Hari nayo natekerezaga ko azajya ahenda abantu cyane bitewe n'imbaraga zayo, bitewe n'imbaraga mbona zirimo, bitewe n'akazi kaba karimo. Ariko nabyo ndumva ndavuga ibya coaching ku bijyanye na cyane kuri psychology ya trading, niho nshaka kuzibanda. Nubwo izo technique nzabereka zikora ku bintu byose, natangiye kunyagirwa, reka ngire vuba nsoze. So izo video, ayo makosi nayo ngiye kuzashyira kuri YouTube, muyige ku buntu. Ku muntu ushaka kuba umu forex trader wujuje ibyangombwa, ayo makosi uzayaha agaciro, bizakugira akamaro. Mbitangiye ubuntu, iyo uzabitangira ubuntu, muzabishyiramo umwete, bizabagirira akamaro. So reka nsoreze hano. Ibyo ni bikeya mvuze, hari byinshi ariko harimo tukeya mvuze nabashije kwibuka turi hafi ahangaha tw'ingenzi. Ariko muri Telegram group ngira ngo tuzajya tubagira inama buri munsi, tubi-encouraginga, tubereka n'ibyo mukwiye gukora kugira ngo mucuruze neza. So reka ngarukira ahangaha. Ubwo Yesu abarinde kandi abazigame, abafashe, ugire ubwenge na discipline nziza yo gucuruza, bibagirira akamaro. Ciao ciao, navyo deo gutaha.